Imana yaraguhaye uburenganzira. Saba amavuta wowe, saba amavuta. Bwira Imana ngo ndashaka amavuta asumba yanjye, ndashaka amavuta abishurira, ndashaka amavuta abindura amateka, ndashaka amavuta avana mu cyiciro nibo nkajya mu kindi, ndashaka amavuta kuza hano ari kuzatura, amavuta akuvana mu myambaro y'ubucocera akakwambika. Umuririmbyi yaravuze ngo arantangaza, Yesu arantangaza, akura umuntu muri kumwe akamuhindura, akamukarabya, akamusiga, akanamwambika. Haleluya! Amavuta arahindura. Ureke mukorogo wirirwa wikorogesha, ureke ibyo bishahuro wirirwa witera ngo uri kwisiga. Amavuta arahindura we, unagahinduka akaba umusirimu. Amavuta gushyiraho igikundiro, abantu bakabona ni we mwiza, nyamara ufite n'amenyo y'impingikirane cyane. Amavuta akuvana Bakirisito tukana mw'ijuru muze dushikame. Uhawe ikaze kuri Mosi TV. Iyi ni sheni ivugabutumwa, ijambo ry'Imana. Waza tukabana n'amasengesho, ushaka gusenga wabana natwe. Kurikirana iyi sheni y'ivugabutumwa Mosi TV. Mana ishimwe, turagukunda. Wibuke gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Ngwino mu muryango mugari wa Mosi TV. Namakuwani chamugongo bishe Yonako bisamundura Kumotima ubufiti banga Yokurindwa no kurwanirwa. turajyana. Uyu muririmbyi ibyifuzo yari afite ntaho bitandukaniye rwose n'ibyacu. Ndabaha urugero. Yaravuze ngo mavuta mbone kwaka, kandi akajya yongera ati mavuta ndakwinginze. Hari uwundi waririmbye ngo mavuta mwitabaza mwami wanjye morenaka ukuzaza uzambone kure mwami wanjye tuzane. Iyo ufite amavuta utegeka ibintu byinshi, kandi akavuga ngo mbone kwaka burinde bucya, mbone kwaka burinde bucya. mavuta mbone kwaka, ndakwinginze mavuta. Nshuti zanjye, ndashaka kubwira ikintu kimwe. Aya mavuta ntabwo ari ay'ibihwagari turya, ntabwo ari aya karanga, ntabwo ari karanga, ntabwo ari ikimuri yandi y'inka, hoya, ntabwo ari ayo twisiga, ntabwo ari wiridorive, ntabwo ari erayo, no, ni amavuta y'umwuka wera. Aya mavuta umuntu wese uyafite hari ibintu ahangana nabyo bigashoboka. Aya mavuta iyo uyafite hari ibintu bitakugiraho ubutware. Yesu ashimwe. Aya mavuta iyo uyafite nta mwera ukugaragaraho. Aya ni amavuta akomeye. Aya mavuta urayisiga arakuvuga ngo uzapfa gutyo. Aya mavuta akagutukura, akaguhumanura, akaguhomoraho ibintu baguhomyeho. Uyu muririmbyi icyifuzo afite gisa n'icyacu. Ikibazo ni uko utari bubimenye. Yaba wari ubimenye, yaba wari ubizi, yaba wabimenyaga. Oh, yaba wari ubizi, yaba wabimenyaga. Yaba wari ubizi, yaba
iyaba wabimenyaga nukuri iyaba warubizi iyaba wabimenyaga hari uko wasenga iyaba warubizi iyaba wabimenyaga hari umwifato wagira iyaba warubizi iyaba wabimenyaga Yesu nashimwe. Cyo shaka kubabwira ni iki rero. Uyu muririmbyi aravuga ati ndakwinginze amavuta. Amavuta. Usikama aya amavuta wakira akagutegera indege amashuri wize atarigeza yigutegera. Neza ufite lisansi warize secondaire ukiga bachelor ufite ama degrees rwose uri umuntu ura amavuta akagutegera indege kandi ukagenda aho ugasanga ya mashuri cyagufashije ni ukwisobanura ni ugukoresha za ndimi wize ariko ugasanga ubwabyo ya diplome ya degree nta kiri bukore muri uwo mwanya ariko amavuta akakujyana. Mavuta uzikaguhuza n'isi aguhuza n'abantu bose bo kwisi. Aya ngaya tuma abakuzi n'abatakuzi bakumenya. Amavuta gukura iwanyu akakujyana ahandi. Haleluya. Amavuta kuvana mu cyiciro cy'iwanyu n'icyabene wanyu akagutuza mu kindi cyiciro. Ushimira Imana ifite amavuta. Rero yavuze ngo mpa amavuta mbone kwaka. Siku yakeneye amavuta kandi ikibazo wowe ni uko uzana imibabaro, uzana ibibazo, uzana inzara, uzana amadeni. Ariko reka mubwire uwamukora ku maso ugakangukira gusaba amavuta ibyo bintu byose byakwizana. Yesu ashimwe. Byagira gute? Byakwizana. Nukuri byakwizana. Bibabwira ndabizi. Amavuta aya ngaya asohora umuntu mu nzu y'akaruri akamutuza muri etaje. Ndamuzi, yari umuhanuzi. Asengera umuntu aravuga ati ndabibonye n'ukuri kidere wowe udepoje inshuro 9 kujya muri Canada byanga tari kuiteka arambwiye ngo umurozi wakorogaga tugende tumwimure. Aragenda ajya mu marembo ye ajya mu giti cy'umwembe yari yarateye afana ashinguza ibintu. Aravuga ati dore yari yaranyonyombye araza arurira biterekamo ati nta hantu wari kuzajya nta hantu wari kuzarenga. Uwo muntu arangije aravuga ati ubu ibi nibyo byatumaga ntagenda. Undi ati ni ibi. Yari umugabo uba mu Karura afite n'abana 5 yarahezemo ajya atanga ubabya akavanga avuka mu bana 51. Epfiriye Mani namubwira ngo n'Imana mukuye mu Karuri gutuje muri etaje amavuta. Aya undi wakwigisha gushaka amavuta hari n'ibitakurira amavuta yo yafite. Niyo ugeze mu isoko birabimenya, niyo ugeze mu bantu birabimenya. Abadayimoni yo muhuye barakangarana bamenya ko bahuye n'ubabuza amahoro. Ntabikurira ntabigufataho. Amavuta arakesha afite yanjye. Reka nkubwire ufite ikibazo cyo ko Imana iguhindurira izina urashaka ngo rihinduke. Urabishaka shaka amavuta izina rizahinduka. Ikirayi bagihinga cyitwa ikirayi bakagikura cyitwa ikirayi bakakizana cyitwa ikirayi. Niyo bagihana kiba cyitwa ikirayi, niyo bagiteze cyitwa ikirayi. Ariko hari igihe hari itariki hari ukwezi hari umunsi hari umwaka ikirayi bagitegura nk'abantu ntabwo turi bukirye nk'ikirayi turakirya nk'ifiriti kubera amavuta. Ikirayi kikava ku izina ryo kwitwa ikirayi kikahinduka ifiriti. Reka nkubwire amavuta arahindura. Ni gusa byanga cyangwa byega amavuta ikirayi kigahinduka. Hari abantu batarya ibirayi bitogosheje ubiravuga ngo ibyo bintu ntabwo nabirya. Ariko ifiriti ukaba utabona imuhazi. Ntabate mu magafiriti none se kavuye mu biki? Rega impamvu utarika hari amavuta ubuze. Uracyabura amavuta. Wagukonekita mu mavuta urebe ko n'abatakwemeraga batakwemera. Urebe yuko n'ama office afunze
imbere yawe ngo zandugize ibiribwa ngo nabya bihimizo yo birakinguka ukagira ngo ntibyigeze bikingwa byahoze bikinzwe ahubwo amavuta yarabikinguye. Ikindi amavuta yoroshya ibintu. Yoroshya iki? ngo intama zo muri Australia zajyaga zikunda kurwana zigakubitana imitwe zikicana, kubita imwe igakubita indi ikabira yishe. ngo bukeye abashumba bigira inama ngo bakajya bazana amavuta bagahombeka hano mu gahanga. Nkurikira cyane, bamara guhomeka mu gahanga, inama rero ukuntu ubundi zirwana, imwe ituruka hirya indi igaturuka iriya. Abarokore niko barwana. Umubwira none ntahita gutuka kubera ko avuga ati mfite umwuka wera, ariko aba ari gutara umujinya, aho azaturikira yaguhitana. Noneho rero n'intama niko zimera, ituruka iriya n'indi igaturuka iriya, zikaza zigaburamo hagati zigakubita ngo pa, zikubitana akantu igwa ikabiraguye, ipfa ikabirapfuye. Hanyuma rero kubera ukuntu abo bashumba bize ubwenge bagasiga mu gahanga, intama igaturuka iriya ijimije gukubitana na mugenzi wayo, yakubita mu gahanga ka mugenzi wayo kubera amavuta igatirimuka, ntihagire ibabaza indi. Amavuta atuma ntawe ukomeretsa mugenzi we, amavuta akuraho ibikomere, amavuta atuma ntawe ukomeretsa. N'uwari ufite umujinya urangizwa n'amavuta. Ariko mwateye haleluya, uri igihombo dufite nuko nta mavuta. Nicyo gihombo gikomeye dufite. Uwaguha amavuta ahagije, uwaguha amavuta, hari ibintu utatindaho, hari ibintu utabamo, hari ibintu utakwicaramo, hari inteko utabamo, hari amagambo utavuga, hari imyitwarire utagira, hari ingeso zarangizwa n'amavuta. Intama ntizongera gupfa. Ubu impamvu mubona abantu bamwe baza bagati ndarigiye ndivuyemo nabiretse, ni ukubera kubura amavuta. Ubundi afite amavuta reka araza yakubita agatirimuka akabati biswara akabaciye amavuta akamubwira ati ntabwo byemera, ntabwo muri burwane ngo bikunde. Amavuta arabyanga, amavuta arabyanga, amavuta arabihakana. Izo ntambara nayo bahane bikarangizwa n'iki? N'amavuta. Urumva udakeneye amavuta? Uyu muririmbyi icyifuzo cyawe afite kingana n'icyacu, ahubwo wanyemereye tugasaba Imana amavuta. Amavuta reka mubwire, umukobwa Imana yaramubwiye ngo ngiye kuguha ikizatuma ugira agaciro. Yari yarize amashuri 3 ya primaire, hanyuma kubera ubuzima bw'umuryango yavukiyemo, ibyo murabizi ni amateka, abantu bagiye bavukira mu miryango bakisaga gutyo, kandi nta muntu n'umwe watanze ikiguzi ngo avukire aho yavukiye. Hanyuma rero yisanga mu muryango udashobora kumwigisha bitewe n'ubushobozi bukeya. Arangije arakizwa, Imana iramubwira, akajya abwira Imana ngo koko Mana, ba nyira runaka sinababana ku wa mbere, ba nyira runaka sinababana ku wa mbere, mama apfuye sibwo nahise nicara nkareka kwiga ngasigara mu rugo, na n'ubu ngubu ntituri imfubyi 3, data ntiyazanye undi mugore, turebe ubuzima dufite. Hanyuma uko abivuga, Imana iramanukira iramubwira ngo ngiye kuguha igituma uzabaruta. Abandeze ni iki? Abantu bari kwiga, bari gutemagura amashuri segonderi, barazimaze bagiye muri kaminuza, nanjye ndi guhiga imigende gahiga ibijumba n'imyumbati, ngo nzabaruta, se nzabarutisha iki? Ariko Imana iramubwira ngo ngiye kuguha igituma uzabaruta. Ibi mukubise icyo bita amavuta y'umwuka wera. Ikimuha ku mavuta imuha Imana imuha, arareba arasenga, agasengera indwara, akarondora, akerwa, agahishurirwa. Imana iramwamamaza mu mahanga hafi na kure, atangira kujya agenda mu ndege ajya kuvuga ubutumwa. Aragenda ageze muri Amerika, asanga umusore wari umaze amezi 38 yararwaye kanseri y'ibihaha, ari mu minsi ya nyuma. Aravuga ngo hano hari umuntu urwaye kanseri y'ibihaha kandi ari mu minsi ya nyuma. Imana irambwiye ngo naze musengera. Araza, yari yarashizeho, aramusengera. Arangije kumusengera amuha amazi arayanywa, aramubwira ngo guhera none ayo mazi ni amaraso yawe agarutse kandi ugize ubuzima. Abantu bose baratangara, abazungu baratangara, abaki bose baratangara. Arangije aritahira, yitahiye umuhungu aba arakize, asubira mu kazi, atangira kujya amwandikira, ashaka nimero ye nyuma y'imyaka 3 arayibona, kajya amwandikira amuha amafaranga. Aramubwira ati wanyageze muta, aramubwira ati umva ni mu kuzimu kwa nyuma y'ukundi. Wa mugabo papa wabo yari yarabataye, abasiga mu nzu y'ubupfubyi, ajya kubaka inzu ye n'umugore we n'abandi bana byaranye na wa mugore wa kabiri. Hanyuma abana basigara bameze gutyo. Undi aramubwira ati ni mu kuzimu kuruta ukundi. Undi aramubwira
kureba aho ugejeje gukora ya mirimo nagendaga nguha amafaranga ngufinansa nta kindi yamubwiye yari yaramubwiye ngo uzirinde aramubwira ngo nujya kwemerera umusore kuzakora ubukwe uzabanza ubibwire mbanze ndeba aho hantu uzakirira uwo musore arakomeza aramubwira ati nzaza mbanze ndebe noneho nguha uburenganzira bwo kwakira abantu baza kukurambagiza we yamufataga nk'umubyeyi wamugiriye umumaro ariko nawe yari umusore ukeneye umugore araza ku kibuga cy'indege ntabwo yarazi yaravuga ati turahura ndewe byo kukwakira ku kibuga cy'indege sinabyo byihorere ndagenda ariko n'ubundi ngenda bantwaye ngewe byo kumbwira ngo nzakwakira kuri aya matariki n'iki byose mbabarira nta byongereza byinshi mvuga byihorere ndaramubwira ati byihorere ngewe nzagusanga nziyizira nzaza araza aramubwira ati naje ahageze arebye aramubwira ati warakoze kuba aramubwira ati wabikuye mu bwenge bwawe utekereza ibyo nakubwiye urabikora ndaramubwira ngo arangije aramubwira ngo none se ubu noneho twakingurira umusore akamufiyanza undi ati ubwo ni wowe wambwiye ngo nzabe nitonze mu burenganzira undi aramubwira ati none se uburenganzira kumuguhaye ariko akaba ari nanjye wifuza kukubera umugabo nta wundi wampaye ubuzima ni wowe wabumpaye imana yawe ikukoresheje amavuta yangana icyo wirirwa ngo ndewe ngo ufite ibibazo reka da uzaze mwereka umudamu wabyaye abana babiri umuhungu n'umukobwa asenga imana imuha amavuta umugabo we yishwe n'uburwayi bwa sida imana iramubwira ngo ntacyo uzaba wowe ntabwo uzarwara sida uwo mudamu arahari na bugingo n'ubu ni umuntu wanjye turaziranye cyane nta nubwo arwaye maze aramubwira ngo ntuzigere urwara ariko kugira ngo wumve ukuntu tugira kwizera guke ihamuka n'ihungabana ry'ibigeragezo bigutera gukora amabi n'imana yavuganye nawe ese muragira ngo imana izavuga ivuze imana iravuga uzi ko uwo mugore umugabo yapfuye agatangira kwiha imiti ya sida ntawe uyimuhaye nta n'uwayimubonyemo kubera ihahamuka ry'ibibazo njyewe ni umuntu tuziranye yitwa Naome haragenda ariko abana be none yarabazamuye ibyo n'ubuhamya yitangira niyo mpamvu muvuze amazina yes tangira kunywa imiti nta sida bamubonyemo kubera ihahamuka ry'ibibazo nyamara yibagirwa ijwi ryamubwiye ngo wowe ntuzigere urwara imana yamubwiye ngo nubwo umugabo arwaye wowe uganduke ukiranuke ntuzane ibintu by'imibare yindi nzakurinda kandi nzaguha umugisha abagukomokaho ndababumbatiye ndagufite iyi Imana izi kuvuga kandi mujye mumenya yuko itavuga amasigara cyicaro niyo yonyine ishobora kuvugira ibikana bihagararamo umuntu ashobora gusumbirizwa n'abamurusha amaboko akagarura ku cyo yariyemeye ariko iyi Mana ntiyigarura nta witera ubwoba nta n'uwitera kude tera haleluya niyo kugira inama yo kwigira umukene Imana yaraguhaye uburenganzira saba amavuta wowe saba amavuta bwira Imana ngo ndashaka amavuta asumba yanjye ndashaka amavuta bishurira ndashaka amavuta bindura amateka ndashaka amavuta avana mu cyiciro nibo nkajya mu kindi ndashaka amavuta kuza hano ari kuzatura amavuta akuvana mu myambaro y'ubucocera akakwambika umuririmbyi yaravuze ngo arantangaza Yesu arantangaza akura umuntu muri kumwe akamuhindura akamukarabya akamusiga akanamwambika haleluya amavuta arahindura ureke mukorogo wirirwa wikorogesha ureke ibyo bishahuro wirirwa witera ngo uri kwisiga amavuta arahindura we unagahinduka akaba umusirimu amavuta gushyiraho igikundiro abantu bakabona ni we mwiza nyamara ufite n'amenyo y'imindikirane cyane amavuta akuvana mu cyiciro kimwe akakujyana mu kindi amavuta aragushorera amavuta arakurokora akakubeshaho amavuta Imana iravuga ngo nawe ngo nzaguhagararaho barakubwira ngo kino ni igihe ngendanye nawe ntabwo uzakorwa n'isoni nyamara ukabona ibigukoze isoni bikugoza impande zose kubera isezerano ry'amavuta Imana ikabyubaha nakubwiye ngo ni Imana itavuga amasigara cyicaro iby'abantu byakama ariko iby'Imana ntibikama ugeze ku rwego usigaye ukora ibirori kabanga ubuse urabona ngo abantu tuziranye ngo nabagira gute kuko harimo abantu bakomeye ukabanywesha inzoga iwawe
ngo kugira ngo ububahe. Ariko reka nkubaze, ari Imana ibarema, ari nabo yaremye, ukwiye kubahana. Je ni wayinywera iwanje, niyo wagira uti, niyo waba uri buzure mama, hayo naguha. Hayo naguha. Hari abanyembaraga baje wanje kandi bakomeye. Bamwe batangira kwigabanya ngo Guinness Coca, undi ngo Amstel, undi ngo ni Heineken, ndabareba. Ndababwira ni mwaje murindushi mufite ibibazo, none murashaka kubisiga iwanje byose, none munaniranye n'Imana. Ndababwira ni nta nzoga igera iwanje, kuva nabaho sinyizi sinzanayikoraho nta niyo ntezanye. Ndababwira ni kandi hano tugira ibyo kunywa bitandukanye, tugira ikawa, tugira ji, tugira icyayi, tugira amazi, tugira amata, tugira fanta. Ndababwira ngo tugira n'igikoma, munywe kimwe muri ibyo byose. Nimutabanywa kimwe muri ibyo babareke mutahe, n'ubundi nimwaje kunywa mwaje gusengerwa, kandi ibyo ndabibaha. Kandi ngo mpita mbivuga nahinduye isura, kuze kugira ngo mbivuga nyiri kureba gutyo bitaminuka, kuko Imana yanjye yo kugira ngo igawe bamamba gapfa, hanyuma ngewe ngapfa ariko Imana ikubahwa. Bundi suzarama iteka kuki ushaka gusuzuguza Imana ngo ni papa wawe yakubeshaho, yakurokora impanuka, yagukiza amahembe bakohereza, yagukiza ibitega bagutumye, ibikunywa amaraso yabigukiza, yabasha kuyungurura kanseri yo mu maraso. Ariko Imana ikubwiye ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, icyo uzagukiriza. Icyo bituma Imana iguhagararaho. Bari bakejwe n'ibidafite umumaro, mwakerejwe n'ingutiya z'abagore. Ngutiya se yakumarira iki? Niba ukeneye abagore wajya ugashaka umugore, niba umufite yagufashije, umugore umwe ntahagije. Wigeze ubona hehe wafashe igikombe cyo kubera yaryamanye n'abagore benshi? Wigeze ubona hehe wafashe igikombe kuko yaryamanye n'abagabo benshi? Umwanda gusa utuma amavuta ameneka, ukava imbere y'Imana ntutunge Imana, Imana ikakugaya, ukabura ibyishimo, ukabura n'ibyina. Ahangaha ntabwo uri uw'isi n'uri n'uw'ijuru, uri mu cyeragati, ntukonje ntunarize, kuko n'uri umurokore uhiye wa wundi ijuru rihamiriza ati uyu nguyu ni umwana wanjye. Nturi n'umupagani ngo tukuvune, tugusengere, tukuvane muri ibyo ngibyo urimo. Waheze hagati mu rungabangabo, warangiza ngo ntabwo Imana yagusubije. Imana sizagusubiza iguhembere ko ukiranirwa, iguhembere ubwo buconshori n'ubwo budode bwawe, iguhembere ko uri umunyantege nke muri urwo rwego, iguhembere ingeso mbi se ufite, iguhembere ko uhembera amatiku, iguhembere ko uri umwibonezi, iguhembere ko wasambanye, iguhembere ko yakubujije gusambana ukabikora, iguhembere ibyo bintu, ibiguhembere se. Ko jewe ngo ufite ibibazo ngo umubiri wanjye warananiye. Hawo mubiri wawe wakunaniye ute? Wabwiye umuremyi wawuremye akawushyira kuri gahunda. Niba umuntu ukora isaha ze kuyiregera akayishyira ku gihe, Imana yaremye uwo mubiri wawe itashobora kuwuregera. Iyoboye kutabana n'umugore, iyoboye kutabana n'umugabo, hanyuma se ubundi ni gute uhazwa n'umugabo wawe? Ubundi wabaye uvuka he? Uteye ute? Agakiza wakiriye wagakuye ntabwo ari ak'Imana yera, ntabwo ari ako mu ijuru. Wakwigishije yarakuyobesha. Umuntu abagenzi birarabwe uhereye mu gihe cyawe n'ubatizo ukageza n'uyu munsi, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, kandi intwarane zirugisha n'imbaraga, hanyuma amara imbaraga gukomeza nibyo bakubeshya. Ibyo bintu wirirwa wikururiramo nibyo bituma uzenguruka ukaza kuri iyo musozi, hanyuma warangiza ugahura n'abahanuzi bahuje n'irari ryawe. Mu gihe muzengurukiye kuri umusozi kirahagije se wabanza ukavaho ko Imana yawukuzengurukije kugira ngo wige. Yavuze gukiza Abisiraheli, yabazengurukije umusozi ishaka kugira ngo bakomere, bamaze gukomera ibaha igihugu cy'amasezerano, ibajyana muri Kanani. Hanyuma se wewe warakomeye na none, kandi no ku mugoroba wamutereta wabyemera. Ukomeye se uti? Ukomeye hese? Ukomeye uti utazi no guhamya? Ukomeye uti? Warangiza ngo Imana ngo nikumva. Imana irumva. Ndakubwiye ko amatwi yayo yumva, kandi ko yapfuye. Ko Imana yumva ikumva n'abapagani. Kandi nayo mpamvu mubona bagira imigisha. Ko ntabwo yuko umugisha utandukanye n'imigisha. Umugisha ni ubusabane umuntu agirana n'Imana, naho imigisha n'abapagani barayigira. Ni nk'uko Imana igusha imvura mu bishyimbo ikayigusha no mu rumogi kandi ikarwemera. Abapagani bagomba gutunga, si igitangaza ko wasanga urumogi rushishe ibishyimbo byarananutse kandi byemewe binaribwa. Si n'igitangaza ko wabura umurokore ukaba ntacyo ugira, ariko umupagani afite amayetaje n'amayetaje. Si igitangaza. Ubusabane bwacu n'Imana ni wo mugisha tubarusha.
niwo mugisha tubarusha. Tugira amahoro atubuza gukora ibibi, tugira amahoro atubuza kwiyamura ubuzima. Iyo ufite Yesu ntabwo wakwiyamura ubuzima. Yesu atwemerera kuba no bikomeye, abandi badashobora kuba, twe tuhabana na Yesu bigakunda. Kandi reka nkubwire, Imana yakubitse muri icyo gihe ikurindije ikindi gihe, ntabwo ikoze isoni. Yemera ko tubinyuramo, ariko ntabwo yemera ko tubivamo. Yemera ko bitubabaza, ariko ntabwo biturangiza. Imana idufiteho umugambi, izatugeza kure. Igushoreye n'inyangamugayo, yitwa ishobora byose. Dutere haleluya. Cyane cyane ubushaka ko turi buvuge tugakora ibyo ushaka, tukavuga ibikorohera. Ariko niyabwire ngo hano hari ubuzima, nta mavuta mbone kwaka. Ubonye yaba iki cyifuzo wari ukigize kirekire, ngo urebe ngo Imana iragukorera ibitangaza, ngo urebe ngo urafata amateka, ngo urebe ngo umuryango na bene wanyu na karitsiye barabimenya. Ninde wakubwiye yuko Imana ikorana n'abantu bitewe n'uburemere bw'umuryango bavukamo? Imana ikorana n'umuntu bitewe n'umutima afite wonyine, uko yakira ibyayo gusa. Kuko yavuze ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu wese nakingura nzitiriwe dusangire. Imana irashaka kwinjira rero, kingura umutima, kingura, rekurana n'ibyo bintu. Ubundi ibyo bintu bikumariye iki? Ko jewe ngo afite umuntu nguriya ngo niwe gutuma ndya, pole sana, akugaburira intoryi ariko Imana yakugaburira inyama. Ko jewe ngurumva kamubwire cyangwa mbabara, usuye uri kubona umuntu ari gusenga ngo Imana ngo izamuhe urugo ruzima, kandi we yarasenyeza abandi. Biravuze ngo uko wagenje niko uzagenzwa. Nawe bazasenyerwa, ariko ntuzahura n'abaguhangayikisha, ko nawe hari abandi wahangayikishije. Hari abantu wajyanye mu butayu batagiye gusaba ibiryo, bagiye gusaba ngo Mana wabishiriza aderira, urumva utari ikibazo wowe. Nigeze mbabwira ngo nagiye kwigisha ahantu bafite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana ibariturire Yeriko. Imana nambwira ngo babwira ngo babanze bareke kuba za Yeriko ubwabo, kuko nabo niza kuritura Yeriko hari abiri buriture muri bo, kuko nabo babaye Yeriko ku bandi. Uzi ko hari igihe mu rusengero ushobora gusenga hari umuntu uvuga ngo Mana nyiza runaka, nyiza Pasiteri Moise aranzonze, none se simba nabaye Yeriko yawe? None niba Imana ikumvira rero irazi nditure, nindi turasugo ndabagihari, reka nivuge ngo nijye wivuze kugira ngo byorohe. Kuki utabasha kwimenya ngo ngemwe ngoma ngo ngiza abanzi, hanyuma wowe ntabwo ufite ikibazo, ntabwo nawe hari abari kukwikiza. Ngo Mana ngo abana banjye bazakure neza, ngo bashake neza, ngo bazabone abagabo beza, ko nawe utereta ababandi. Kuki wowe utereta abakobwa b'abandi? Ukaba ushaka ko abawe baba amasugi, ababandi bagakomeza bakaba ibyomanzi. Nawe uzahura n'abahungu abo babatereke babazonge, kuko nawe wazonze ababandi. Kuki udashaka kubyumva? Kuki udashaka kubyumva? Kuki utari kubyumva? Ariko ndashaka kubyumva. Ngo Mana ngo uzamure urwo buzima, kandi wiri gushora amagambo asenya ingo z'abandi. Nawe urwo uzahura n'abarusenya, kuko nawe uhemukira abandi, wahaye amahoro abandi ko nawe yakeneye. Kuki utifuza amahoro? Hanyuma kandi ntimugasenge nk'abana batoya, senga nk'umuntu mukuru, senga nk'umuntu udakabakaba, senga nk'uzi Imana. Ayo marangamutima n'ibi bintu tuba twirirwa tuvuga tumeze nk'abari mutimona, ntabwo ariko Imana itubona. Imana yaduhaye ubwenge ngo dusobanukirwe, dutandukanye icyiza n'ikibi. Ibyo bintu yarabiduhaye. Ntabwo rero ko kuntu wirirwa ugenda wifata, ntabwo Imana ikwegera basekuye. Namubwiye ngo nasaba ubwenge nzabumuha, yabujijwe n'iki kumusaba? Ese ubundi gutatamugira ngo uyu mwana kuki wifuza ko abana b'abandi babura ubwenge, kandi ukaba ushaka ko abawe babugira? Wowe uteye ute? Ibintu ushaka ko bakugirira, bigirire nawe abandi. Amahoro ushaka kugira yahesha abandi, umutekano wifuza uhesha abandi, ibyishimo ushaka bigemurire n'abandi babibone. Ineza ushaka yigire mu byo ufite bito. Mana ndagusaba amereza, kuki yagusabye kimwe mu 10? Ko itagusabye 5 mu 10 cyangwa 3 mu 10? Ko yagusabye kamwe, ko byakunaniye, ko kubitanga bikunaniza, kuyarya ukabwira Imana ngo Mana ngo ufite ibibazo, nese ubundi itarayaguha ibyo wari ufite byari bingana iki?
ariko irayaguhaye no gukiranuka gutange 1/10 byanze. Imana turayigora nuko nyine ari Imana, ariko ubundi ibintu dukora ntabwo bidukwiriye pe. Ntabwo mukuru umuntu ababwira ukuri. Ndabizi abantu bakunda ko tubabwira ngo nimuvuge ngo irabihiritse, irabimyoye, irabicyonyoye, irabifutamuye, irabinigamuye, irabihondamuye, irabibibase, sikura, kubita, honda, menagura, kwanyaguza. Ariko data uzaguma muri ako kanyenga. Reka nkubwire ko urwaye ari mu kinya n'ibisobanura ko atarwaye. Kuba urwaye ari mu kinya ibisobanura ko atarwaye. Nakugira inama yo kwegera Yesu kandi bizagufasha. Urashaka ko tuvuga ibintu ndakubwira, abazakuha ibyo bintu barahari, abazakubwira ibyo bintu barahari, uzababona hirya no hino barahari, bazabikubwira. ariko sishaka ko tubana gutyo. Imana ntizakumbaza nitunagumana ntabwo uzahomberwa. Bisobanuye ko Imana itazagutabara ngo nuko wumvisha ukuri. Oya, ibyo bintu byose byitwa inyongezo. Ibyo bintu wiruka uri kuririra, uwaje wamboreka njya kubwira Imana ideni ifite, wabandi ukayibwira ko uri umukene nta mavuta ugira, ukayibwira uti abadayimoni barananiga Mana wambaye amavuta, ubundi ukareba yuko ubukene butazizana. Buzabuzwa n'iki se? Numara kugwiza amavuta, numara kugira imbaraga, uzahagarara mu butware butegeka. Kamugi ubutware turabukene. Elisa yaramwakiriye ariko yarabukoreye, yabanje ngo kubona witwa Eliya ngo ahawe amasezerano yo kujya kwimika Hazayeli, Yehu na Elisa, ngo yaragiye afite umwitero gutyo awunagira Elisa. Ubunagiye ngo yumvura imwe amavuta ngo ahita amukurikira, ariko yibuka ko atari yasezera. Ubu dufite n'abantu bakurikiye Imana batarasezeye. Abo nibo batugoye, batarasezeye. Gusezera ngo yarabanje aragenda arabaga, arateka, arasezera. Kubaga ni ukwatura ikintu cyose, kuko iyo umuntu yatura ikintu kirimo imbere abantu batari banazi ko akora. Ushobora kwatura bati Imana ibabarire ku busambanyi, fatura mu sarasambana nyine ababazi. Iyo ukuyeho uruhu ku gitungwa ubona imbere hacyo, ukabona aho utabona. Niyo umuntu yakire ubone ibiri imbere indani atajya akavuga, utanamukekeragamo, ariko urabibona. Turimo turajyana, aragenda amaze kubana ngo aranasezera. Gusezera bihwanye no gutanga ubuhamya, ukabwira abantu guhaha ndi mwashakiraga sinkiriyo, nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka musha, hahandi mwari munzi narahimutse ubundi musha. Uribuka Elisa arabaga aranasezera. Umva ijambo rya kabiri ryanteye ubwoba. Yari umukire utanikoraho rwose, uhingisha imashini, ariko areka guhingisha imashini. Eliya yari umukene w'umutini, nasuhutse ava iwabo, ava i Galeyadi Gitushumi, ajya gukorerayo akazi, ajya gukora nk'umukozi, ariko ngo yibitse icyo bita ivuta. We afite amavuta. Elisa wamubonye arabatoya, nubwo nari umubosi, nari bosi, ndemera njye mukorera. Burya bajya abantu bose ubona bakugurira amakote, burya baba bari gushaka amavuta. Njyewe babazwa n'ukuntu bashobora kuyakugura ntunabashakira amavuta, ahubwo tubasabira Imana yabaho. Kuko Elisa yemeye kurekura ubutunzi bwe kugira ngo akorere Eliya abone amavuta. Uzi kugira ngo umuntu akugurire imodoka n'ubundi ntabone amavuta, kandi iyo yakubonyeho burya uba wamubereye gito. Ugomba kumusengesha ku rwego nawe agira ya mavuta, kuko nta kindi cyatumye gukurikira. Si uko ari mubyara wawe, si uko ari uwo kwa so wanyu, ahubwo ni amavuta yabonye. None aya mavuta yabonye kuki utari kumufungurira, kutamwigisha uko nawe wabigenje? Niba ari ukwiyiriza bimwigishe, niba ari uguhamya bimwigishe. Banza ubane nawe umenye ibintu bimunesha, hanyuma umwigishe gutandukana nabyo. Mubwire ngo impamvu mbona ndi umuhanuzi hari aho nanyuze, ubamubwire. Nibishoboka nibimunanira, ariko ntuzabe wamuhisha inzira. Ariko se mubana gute? Nugura muvuga runaka yari mu mavuta cyararushye, ibyo bitekerezo bizazana iki? Uje ukuri kasaga ni inkuru zimeze neza muri Atenayi zidashobora kungura umuntu.
Yesu ashimwe. Elisa akajya akorera Eliya, amukorera igihe kinini, ntabwo bajya bavuga igihe yamukoreye, ariko mu bigaragara cyabaye kirekire. Aramukorera, Eliya aragenda ashinga imitwe y'abahanuzi 50, imitwe 5, i Dotani, Gilugari, i Samariya, hose ashinga. Yeriko ashinga imitwe 5 ifite abana 250. Elisa aravuga ati ntabwo ngiye nzajya mu bana b'abahanuzi bajya kwigishwa guhanura, ntabwo nzajyayo, nzagumana nawe. Agumana nawe, bakajya amukorera, akamutekera, akamumesera, akamutwaza igikapu, bakagendana. Kandi urumva niwe wari boss, ariko yeremeye aca bugufi, yemera gukorera amavuta, arayakorera, ahagarika ibi, akorera amavuta. Ariko we niba unakubwiye ngo ngwino dusenge birakugora, kereka bakubwiye ngo hari ibigwana nk'ibyo birahari, ufite ibigeragezo ati byinshi, uhita uza wiruka. Hagaruka bigenda, ubundi wari ukwiye gutinda ushaka amavuta, kuko nuyabona bya bintu byose n'abakwiyoberanya n'abakubwira ngo twebwe ngo twakuboneye, ngo twakurebeye, bazahita baceceka, kuko uzaba ufitanye connection n'ijuru, ntawe uzongera kukuvangirwaho. Mufitanye intambara n'abahanuzi, ngewe bamvangirirwaho, washatse amavuta karakara uzongera kuvangirirwaho, ko Imana izajya kubwira ngo sibyo, ko izajya kubwira ngo sibyo mvuze. Ntabwo mwibuka Samweli ahuye na Sawuli, Sawuli amubwira ngo uwo murimo twawugezemo neza, undi akamubwira ati oya, ntabwo ariko bimeze. Reka dusenge. Haleluya. Elisa akorera Eliya, anamukorera kugeza igihe Imana itangira kujya imukora ku maso, akajya abona. Iramubwira ati ngiye gutwara shobuja. Ageze ku bana b'abantu ati wari uzi ko uyu munsi shobuja ari bugukurwaho? Ahita amubwira ati ndabizi, ariko ni mucece. Ni ijambo rivuze ngo amagambo yanyu acecetse, mutamenyera amavuta, intumbero mfite ndayizi, icyo mwamiriye ndakizi, amavuta ashaka ndayareba, uyafite ndamureba. Iri mu mutware twavuganye, iri mu mujyane twavuganye. Umvishe wo umuntu ufite connection, arangije kugeza ubwo yamuhawe umwitero, araza. Babahungu ngo batajya banga, muretse murebe ukuntu agiye kugwa muri Yorodani, kumva afite umwitero. Iyo ufite amavuta ari mu mwitero, nta muntu ukwitiranya. Aho bari bazi ko utari burenge, uharenga wenda. Yarangutse batangira guhimbaza bati umwuka wa Eliya uri muri Elisa, umwuka wa Eliya uri hehe? Muri Elisa. Waretse umwuka w'Imana akaba muri we mu izina rya Yesu. Kadusengere muri aka ngaka. Sawuli yaje amushuka, ni na gutyo badushuka, ni gutyo badushuka koro, ni gutyo badushuka. Ngo Sawuli yaje kwirukanka guhobera Samweli, aramuhobera, aramubwira ngo muntu w'Imana we, ngo wa murimo Imana yadutumyemo wo kurimbura abamaleki twawukoze neza. Mbega umugabo w'indyarya, ngo bawukoze neza di ibaza, bawukoze neza hehe? Kandi yararokoye akarokora umwami w'abamaleki. Kwe Abagagi ni umwami wabo, siwe mukuru wabo, siwe yari yazanye se. Ngo araza yazanye Agagi n'abandi bantu ngo bibiduhagire, ngo n'ibinka z'inyamibwa bizana hari arabihisha. Ariko ahura n'umuhungu ufite icyo bita amavuta, nuko batugenza, akaza guhobera kugira ngo muntu w'Imana akaguhobera n'ibyubahiro mwahaye abantu, nibyo byabamazeho imbaraga. Mwaratwishe, mwatwiciye amaso mwebwe. Yewe muzabime, ngewe ntabyo mbasabye, mubijyane mubishiwe. Muhanuzi yahanuraga, kwezi umubwira muntu w'Imana muzana n'inkoko, ukamuha inkoko, ukamutwara mu modoka nziza, yarangiza kugira ngo anakubwira ati dore umwuka w'Imana muri kuburana iki gihe. Akavuga ati irambwiye ngo ishizeho n'indi etaje. Nzi abantu bavuye mu majyaruguru bageze n'aha ngaha, umuntu ari mu nzu ya aparitoma bamuhaye n'iminsi 21 yo kuvamo. Baga bati iyi nzu niyo twabonye turi mu majyaruguru, tiragide ayiwe yabagaburiye ifi n'ifiriti. Wapi ibyo bintu byawe sinzabirya, ibyo byubahiro uzabijya hano byihera abandi babishaka, njye ntabyo ngusabye. Imana nitajya bahisha, we ntabwo wanyubahisha. Turimo turajyana kwica amaso y'abahanuzi. Sawuli azayiruka aramuhobera, ngo muntu w'Imana azapfukamirije, aramuhobera. Samweli yari umwana warezwe n'amashereka atari pirate, adafunguye. Aramubwira ngo Sawuli we, undi aramubwira ati yego. Aramubwira ngo nubwo uri kumbwira ngo wagiye muri uwo murimo, aramubwira ati ndumva gutama, ati hari gutama, hari ibintu biri gutama, ati ndumva ibintu bihongera.
sha umuntu w'Imana nukirwa n'ibyaha one sante baya ibintu avuga ati Sawuli arahonga ba Sawuli nuko baza aza kubwira ngo nose ngurafata agakingura ry'inkoko uraryifi kabara kuzinzitse cyewe babigihorere nabyo shaka nzarya igitoki cyangwa ibirayi by'iwanjye birabaye n'icyayi n'igikoma nuko nakinywa nzakigerageza ariko Imana ihabwa icyo bari habana mu byatsi ndumva ati ndumva bintu ati Sawuli barahonze ati urumva nyine n'abantu bazizanye bazikura haramubwira ati ahubwo n'umwami Agagi twamurokoye twamuzanye Samweli ati Sawuli we amubwira amagambo abiri ariyo jambo dusengeramo ijambo rya mbere aramubwira ngo none se Sawuli we kuba mwabizanye kubikoze iki undi aramubwira ngo abantu babizanye ngo tubikambire Uwiteka aramubwira ngo niko se Sawuli we kumvira Uwiteka ibintu by'ibitambo tegesha ngo kumvira biruta ibitambo gabanya ibyo bintu byawe by'imponga duhonga uri kugenda utwikira ibyaha gabanya kizwa amubwira ijambo rya kabiri aramubwira ngo nubwo wigayaga iri ryo rinyica ngapfa we ngapfa aramubwira ngo Sawuli we nubwo wigayaga ntabwo uzi ko Imana yakugize umwami w'Abisiraheli ukayabona imiryango 12 y'Abisiraheli nubwo wigayaga nubwo utarusobanutse nubwo wari urwaye reka mubwire ninde muri mwese utarigayaga ninde waje asobanutse ninde utari ufite inenge ninde utaragaragaraga nabi ninde utari ufite ibyo abantu bamugaya ninde utarasaga nabi ninde wari ufite icyo afite ninde wari ushitse ninde utari ufite ibibazo bikomeye nubwo wigayaga Imana hari abantu yanditse hari abo yahaye amavuta hari abo yahaye inyambaro hari abo yasobanuye hari abo yagaburiye hari abo yakoreye imirimo n'ibitangaza hari abo yahaye abana babo kwiga hari abo yakomeje hari abo yahaye kwiga hari abo yakereje nubwo wigayaga waje wigaya waje udashinga waje utagira shinge na rugero waje nawe ukuzi waje utagira abantu bakumenya waje udakomeye ariko Imana iragukomeza Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro nubwo wigayaga Imana yaguhinduye umwami Imana yaragukomeje Imana yaguhinduye umuntu udasanzwe Imana yaguhaye imbaraga umwundire dusenge nubwo wigayaga Imana niyo yagutabara nubwo utarusobanutse Imana niyo yakugaburiye nubwo utagiraga kivugira Imana niyo yakuvugiye nubwo wari warasabye Imana niyo yagukuyeho igisebe nubwo bari baraguhaye iminsi Imana niyo yakubeshejeho nubwo utagiraga aho uvuka Imana niyo yaguhaye kabuki nubwo utagiraga abavandimwe Imana niyo yaguhaye umuryango nubwo utagiraga abagutega amatwi Imana niyo yaguhaye abantu bakunda bakanagutega amatwi nubwo wagaragaraga nk'umuntu uciriritse Imana niyo yaguhaye umuryango wibonamo kandi ukumva urakomeye n'icyo watanze shaka dusengane winginga Imana wibwire ngo ndashaka kuko umpa amavuta yimura ibi bintu byose amavuta urayakeneye inshuti yanjye ibintu byose abantu bari kukubwira ibintu bagutekerera ntabwo bizarama kuko n'ubundi imbaraga z'abadayimoni zikurusha ubushobozi zizaza zibyibe uhora uvoma reba uhora uvoma ufite uyamena umunyembaraga ukurusha imbaraga aho arashinzwe kumena yo wavomye urumva utazaruhira ku iriba wowe urumva utazanumva wowe urumva utazatagangara ibintu urimo ni ibiki wasabye Imana amavuta ko amavuta azimura ibyo bicaniro bya Baya ko amavuta azagucomora muri karane y'iwanyu ko amavuta azaguhesha umugisha ko amavuta azagukundisha ko amavuta azakugaburira n'ibyo bene wanyu batigeze barya amavuta azagusigira viza ushaka urashaka iki nkundira dusengane nshuti yanjye nubwo wigayaga Imana hari uko yabigenje umwanya hari ibintu Imana igiye gukubita hari ibintu igiye gusenya
hari amateka igiye kwimura mu buzima bwawe igahindura ubuzima. Imana niyo ibeshaho, Imana niyo itera kurama, Imana niyo ihindura ibintu, Imana niyo itanga itegeko, Imana niyo ibangura ari mu babyare, Imana niyo ikora ubukwe, Imana niyo ibeshaho, Imana niyo ituza abantu bagatura. Yesu ashimwe. Kandi reka nkubwire ukuntu Imana ari seriye. Umunezero w'umuzamu, umuzamu ukijijwe agira umunezero ungana n'uwa shebuja iyo bombi bakijijwe. Kandi arara ku ibaraza aravuga ati tutu iravuze, na shebuja akaravuga ati tutu iravuze. Abo bantu bombi bakanezerwa. Imana wowe urayikinisha. Siko umuzamu yakurarira akakurusha umunezero kandi uwa mu nzu karara yuzura umwuka wera afashwa. Gusa muri Moridekayi ntiyarushaga bari abantu b'imbere imbaraga, yabarushaga umunezero, ntiyari afite imbaraga, ntiyakuyeho itegeko, amasengesho y'itatu gusa. Hose uzatabarwa n'iki? Ko twabonye abantu batabariwe mu masengesho, wowe ukaba uyahunga, uzatabarwa n'iki? Mwitoze kunywa amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gihagararo cya Kristo. Imana idufashe.